ndeka uyanga nkubaza ikintu kintu umuntu numvise vuga ngo nige mukunzi wa nyawe wa Vava we bite uriya mu mvugo nziza uburyo namuvugaho ni barusahurira mu nduru kandi niba bigiye kwirimba ibaze byonyine ibaze gutinyuka gutyo ubwo urumva byonyine yaranamufitiye n'urukundo na rukeya ahubwo umuntu uri kuki sata ko reba kugira ngo muhere bizu kurunuza hano kwa Gerard Mbabazi hano icyo gihe katagaragaye ngavuga ati kubera icyo umukunzi wanjye umuhaye bizu yarananiwe guhura n'abanyamakuru ngo bamukoreshe ibyo biganiro cyangwa se ngabimbwire ngewe ntabwo nabona umuntu nkunda uko Vava yankundaga avuga ati se mana yanjye umuntu uri kumbwira aya magambo ameze gutya ni ikihe kibazo koko byarambabaje cyane sorry byarambabaje cyane sibyo kandi ndagushimira cyane we na madamu wawe mwarakoze mwamaye ikanzu n'umukandara nindamuka mpfuye ntarashaka umugabo muzongera mu ngorire indi y'umweru aho umurambo wanjye uzaba uri muzayinzanira nimba narashatse umugabo azayigura mbabarira ntukiyature ibintu nk'ibyo ngibyo byanze bikunze ariko naramurebye bitamahamuka njye nta kintu mfite cyo kuvuga pe akundi tu gusa yumva ko ari igihe cyo kumwibuka tumwibutse nabyo byari bikenewe inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Sande Park twizere ko mumeze neza muri rusa atandukanye twizere ko ubuzima bukomeje kugenda bubaryohera bukomeje kugenda bubafata neza aho muri hose hatandukanye uri mu buzima ubwemo kandi uvuga uti igihe gito sigaje ku isi cyangwa kinini sigaje ku isi mbese igihe utazi usigaje ku isi ukibemo neza ukibemo mu byishimo ukibemo mu mahoro ukibemo utanduranya ukibemo ubwo uti eske ejo nataha nasiga nkuru cy'umusore witwa Steve Jobs niwe wigeze kubivugaho ati iyo nza kubimenya ko igihe cyanjye cyegereje nari kuba nkuzapfa ejo ntangije ayo magambo kubera ko ndi kumwe na Dr. M mu minsi yashize wagize ibyago byo kubura Vava we n'umwe mu bantu baduhaye urukundo baduhaye show baduhaye ubuzima baduhaye guseka Dr. M niwe turi kumwe muri kano kanya Dr. M imbere y'abantu nkubwiye ni pole sana none nubwo wenda nabikubwiye off camera yego murakoze cyane n'ukuri Imana ibaho umugisha kandi nkunda uburyo muteyemo n'ukuri Imana ijye bakomereza imirimo y'amaboko yanyu kuko muteye neza cyane ngira nkunda kubivuga ahantu henshi wenda bakunze kuntumira n'ukuri sinje kugutaka ariko Gerard Mbabazi uretse mbivuge mu buryo Gerard Mbabazi Imana iguha umugisha nicyo nge navuga sibyo kugira abantu nyine batabyumva kundi ntabwo nje kugutaka ariko ndagira ngo iki kintu nyivuge kuko kivuye ku mutima n'ukuri Imana ijye iguha umugisha ejo ndi kumwe na Yago na wese gushira avuga turamugabo Imana ijye mumpera umugisha utabaho ndaza kucyumva uze kucyumva n'ukuri uteye neza uburyo uteyemo reba byonyine nkanga tugeze badebye uburyo uramumeri w'umukecuru uraho ngaho uciriritse uburyo ufata n'ukuri hari uburyo wicisha bugufi rwose Imana ijye biguhera umugisha umuntu ajya hejuru muri rwego si cyo kibazo se nicyo kibazo nabagiye mu mwanya utari uwanjye yego Dr. M ino minsi gufashe gute bundi twabaga twicanye aha ngaho uri kumwe na Vava niwe watumye nkumenya mwicarana nibwo bwa mbere wari umuhaye akabizo kuri kamera ubikorera iwacu aha ngaha yaravuze ngo ntituzarire niko yavuze ubutumwa numvise ati ntimuzamperekezanye amarira niyo mpamvu tugomba gukora ikiganiro dufite morale dufite bya byishimo tuvuga tuti Vava byanze bikunze aho ari ameze neza nzi neza ko ari mu ijuru icyo cya mbere kuko Imana yamuhaye agahe ko kwihana wenda ibyo ndaza kubigeraho ariko nkigera aha ngaha
narebye muri za miruwari nibuka uburyo yazaga akabanza akajya kuri miruwari akabanza akisokoza kubera moto yabaga yishe wa musatsi we akabanza akisokoza akambwira ati ndebera bimeze gute urabona biringaniye neza ambwira ati biraringaniye bimeze neza ayo mashusho nyinjira niyo ahisa mbabaza nyine ahita ngarurira ikiniga ariko nariyakiriye nyine ntago nkirira byararangiye ubu ngubu nariyakiriye mbese muri makeya gusubije ahantu habi wa mani Vava buriya yari inshuti yanjye ni umuntu iyo nagiraga ikintu cyiza yarambwiraga nze kugusura iki ibintu nk'ibyo ngibyo urumva biri seriye urumva Vava ndabyibuka hari ikiganiro ejo wundi ni madamu wakinyumvishije hari ni agace bakase ntabwo ugende nigeze mbyibuka ko ibyo ntibyigeze kubaho hari impano twigeze kumuha madamu niwe agiye kugura ikanzu nziza nawe yakwambara aragenda ayipfunyika ayiha Vava bwa mbere tugitangira noneho nyuma aza gukora ikiganiro turi kuvuga ku ndirimbo ariko anakomoza ku mpano twamuhaye ntabwo twamuhaye kuri kamera twamuhaye nyine twamupfukiye impano harimo n'ikanzu nziza Vava yakundaga kuyambara sinzi menya wenda ubwo umuntu arebye mu mafoto ashobora kuyimenya mu byo yambaraga noneho icyo kiganiro bakasemo akantu yavuga kandi wumva ni kera yaravuze ngo ndabashimira ko wowe ngo na madamu yavuze ngo na sheri wawe ngo mwanguriye ikanzu ngo rero ninapfa ngo muzangurire indi y'umweru muzanyambika niba ari ntawe nzarinda nsinzira kandi ndagushimira cyane we na madamu wawe mwarakoze mwamaye ikanzu n'umukandara nindamuka mpfuye ntarashaka umugabo muzongera mungurire indi y'umweru aho umurambo wanjye uzaba uri muzayinzanisha niba narashatse umugabo azayigura mbabarira ntukiyature ibintu nk'ibyo ngibyo none ubu papa Ramusesi na mama Ramusesi sibagendaye rimwe ntabwo ugomba gupfa unfortunately nayibonye nyuma twaramaze kumuherekeza ariko byanze kunze ikanzu yarabonetse muri buriya buryo wenda yarabonetse kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ni ukuri buri kimwe cyose cyakozwe hariya iyo mudashyira mu kuboko ntabwo byari bigoranye cyane byo kumva ubyihorere Dr. M ahubwo ndashaka kuvuga ngo Vava kuva icyo gihe yahoraga yiteguye gupfa kuko numva icyo ni kera mu mwaka umwe n'igice icyo kiganiro ubwo cyakozwe ati mwarakoze kungurira ikanzu atari ko ninapfa ngo muzangurire ikanzu y'umweru ati kereka umugabo wanjye kereka nimba narabonye umugabo niwe uzangurira iyo kanzu atari ko nimba ntarabona umugabo iyo kanzu y'umweru ngo izo ni inshingano zanyu muzayingurire urakoze kumbaza gutyo nanjye yagiye abimbwira kenshi yagiye mbese we Imana yaramuteguje hari nk'inzozi yigeze kurota arazimbwe twe tuvuye ahangaha ni umunsi twari tuvuye ahangaha dutashye araryama mu gitondo mvuye ku ishuri njya kumusura ahita ambwira ati iriya joro ryahise narose ngo mbona umugabo wambaye ibishura by'umweru ngaza nzaniye ngo igifi kinini cyane ngo ariko nsa nkaho ndi ahantu ngo mu kijiji ahantu muri stade nini cyane irimo abantu benshi ngo arayimereza ariko wowe nkurebye ngo mbona uripfumbase uri ku ruhande ariko usa nkaho uri ahantu h'umucyo ngo ariko ufite agahinda kenshi icyo gihe navuze ati icyo gihe twari turi gukora za ndirimbo za FPR ndavuga ati buriya muzehaza agiye kugutamo nyine wenda burangiye ndi umuntu wakoze izo ndirimbo ariko nzaba ndi ku ruhande nyine ntago wenda bazampemba njyewe ariko wowe wenda muzehaza agutama akantu umaze nko kumuririmbira n'iki nuko nahise bimusobanura by'icyo gihe noneho amaze kwitahira nibuka ibyo bintu yambwiye ndeba turi hariya turi kumushyingura ndeba njye ndi mu mucyo we ari ahantu h'umwijima hacecekerwa sibyo kandi yarambwiye ngo we azajya bari kundeba ariko njye ngo ntari kumureba kuko urumva yari umwijima njye ndi mu mucyo yarambonaga ariko njye ntari kumureba ibyo bintu yarabimbwiye n'ikiganiro birimo nyuma yaje kubikoramo
noneho nyuma nibwo nabitekerejeho neza ndavuga ati ibi bintu zikari bya bindi yambwiraga reba abantu benshi bimeze nk'ari stade we ntawo hari genda hari mfite agahinda meze nk'uwifumbase ariko icyanshimishijemo ni igiki ni cyuko umugabo wambaye ibishura by'umweru yaje amuzaniye iyo ifi bundi sobanura kuroba urumva Yesu yaraje kumuroba amuvana wenda aho hari umwijima amujyana mu mucyo nyine amujyana mu ijuru nk'uko wamwise vavajuru nzi neza ko ari mu ijuru kano kanya ntashidikanya na gatoya ikindi gituma ntashidikanya nibyo navuze ko ndibuze kugarukaho igihe twari turi hari igihe twamanukaga tugiye kumureba igihe yari ari kwa muganga Ikibogora kugira ngo kiriya kiganiro tugikore turi hariya Ikibogora byaciye mu nzira ikomeye cyane ndajya mbivuge mu buryo uwitwa Piero Eric twaje turabimusaba aratubwira ati ntabwo byemewe gukamera mu bitaro n'ibiki gutyo na gutyo biba ngombwa ko twahageze nka 3:00 bigeze nka 9:00 nibwo directeur waho yatwemereye aravuga ati kuva ari kumusabira inkunga mugenda bari we mushyira muri frame wenyine mu musabira inkunga ntacyo bitwaye turagenda turayimusabira icyahise kibaho ni igiki icyo nshaka kuvuga kirimo aho ngaho gikomeye ni igiki hariya niho Vava yaboneye ijuru gute niho yasabiye imbabazi si yose urumva ngere yarabimbwiye mbere yuko mutegera ngo amanuke ajye Ikibogora turi muri bisi nabyo cyatumye nza kumutabariza navuze umuntu uri kumbwira asa nk'uri kundaga kubera icyo ari kumbwira amagambo mbese ameze nk'uri kundaga ambwira ati ninagaruka I Kigali nukuri uzabansabira imbabazi ngo kandi aho nzaba ntari uzahambere nukuri guhambereye inkoramutima navuga ati se mana yanjye umuntu uri kumbwira aya magambo ameze gutya ni ikihe kibazo koko byarambabaje cyane sorry byarambabaje cyane sibyo sinzi uburyo nabivuga sibyo komera nenzi ko niyakiriye ariko iyo ngeze ku ibyo kintu n'undi ndi mavunanga kubigarukaho cyane niyo mpamvu nanga kubigarukaho kabisa komera abantu batazi Dr. M komera man komera kabisa cyasoma ku mazi mpamvu izi story nanga kuzigarukaho cyane kuko amashusho ahita ngarukamo agahinda kakanyica kabisa wenda tutarasubira kuri iyo scenario muri wo wumva umeze ute nzi ko niyakiriye maze igihe nkora n'ibindi biganiro nsa n'uyakiriye no kuryama ngasinzira nta kibazo ariko sinzi iyo bivuzeho cyane bikagaruka hari ukundi kuntu bita binzanira ikiniga sinzi aho gituruka nanjye byaranyobeye kabisa sinzi kabisa Dr. M komera na Vava yifuje ko wakomera muri no bifasha yifuje ko wakomera muri bino bihe byanze bikunze yavuze ati nimuzamperekeshe amarira nibyo kabisa njye nabonaga ukuntu wowe nawe mumeranye wabonye yarababonye sibyo nigeze kubabwira nti ndabaze murakundana njye ntabwo nemeraga ko mukundana bwa mbere bigitangira sibyo ngira ngo nagatwiko niki noneho mbona ibintu muri kumbwira nkabona nyine Vava si wa wundi Vava burya hari ibyo ajya twikama n'ibyo atatwikagamo sitono n'ibintu byerekanye simbizi wenda ntabwo nzi ko mwabipanze nuko mwateretanye nuko byaje nubwo ko byatangiye niba ari prank atari prank ntabwo mbizi ntabwo tugiye kubyinjiramo ariko uko nabibonaga hagati ya Vava na Dr. M harimo ikintu cyitwa ukwishima haba bakundana cyangwa badakundana barabajama baba inshuti baba abakundana harimo ikintu cyitwa urukundo kandi nararubonaga rimwe tujya gutya tubacaho turi mu modoka mufatanye mu muhanda agatucyuko kandi murabye ko mu kiganiro gikurikira twabivuze nabigarutseho njye numiwe Vava ukuntu yishimye kuba ari kumwe nawe bino bintu bivuze iki kuri wowe byari bivuze kuva navuka cyangwa se kuva nabaho
nta muntu wankunze urukundo n'urwo Vava yankunze. Ntawe bivuge gutyo mu byumve. Ntawe wigeze nkunda urukundo nk'urwo we yankunze. Yankunze urukundo ruhebuje hahandi buri kantu kose yabaga afite. Yifuza ko nanjye nakabonaho. Cyangwa se tuvuge yabagiye gukora nk'ikiganiro ahantu akambwira ati ugomba kuba uhari niyo ntaba tuba turi gukorana ariko ube wicaye hariya byibura mbe nkureba mbe nkubona. Nanjye nkareka ibyo ndimo nkavuga ati kuva ariko abishaka reka ngende. Nkagenda. None ni wa muntu buri kimwe cyose bura nta banga narye na rimwe ntazi. Bura dufitanye amabanga menshi. Ni byinshi ntashobora no kuvuga nkuko nawe hari byinshi atigeze avuga. Nyine hari uburyo tuziranye biri deep birimo imbere cyane. So wenda ku kindi kintu wenda nshobora kuvugaho cyerekeranye n'urukundo rwacu abantu benshi bayifashe uko babishaka nyine. Baravuga ati ngo uriya musore ngo ntiyamwemera ngo gutya ngo cyangwa se ngo ari kumushakaho ngo hiti gusa ngo n'ubundi ngo azahita amureka ibintu byinshi nyine ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo ariko siko byari bimeze. Urukundo twe twakundanye rwa urukundo rw'ukuri. Rwa urukundo rwa nyarwo no gushwana byabaga byo gushwana ko bakundana. No kuvuga ngo nicyo nakunze kuvugana kera hose no kuvuga ngo uri ukundana n'umuntu byanyabyo ntabwo mushobora kubaho mudashwana bibaho yari ibyanyabyo mutaryarya n'umugabo n'umugore murashwana kumva nyine mwa divorce ariko mukongera mukiyunga aho nibwo binagaragara cyane ko mukundana cyane ahubwo abantu batajya bapfa gushwana burya babaryaryana buri umwe abaryarya undi. Urumva usanga tuvuge n'urugero kandi bivuge gutyo niba umugabo aca umugore inyuma n'umugore aca umugabo inyuma bose urumva icyo gihe iyo akoze nk'ikosa kuko azi ko nawe abikora aramureka nyine ntabwo yaza ngahita murakarira kuki nakubonye uri hariya kuki mbese ntabwo nyine bashwana kuko bose ayo makosa bayaziranyeho buri wese ku giti cye n'ubwo wenda batabizi bose umwe azi ko aca inyuma undi n'undi azi ko aca inyuma undi. Noneho iyo habayeho ako gakosa nawe kuko azi ko icyo cyaha gikora ahita atuza nyine niyo mpamvu nyine usanga babana nyine baryajyana bacengana ariko umuntu ukundana byanyabyo ashobora no gukubita itasi hasi bikaba intandaro y'uko mushwana ariko mukaza kwiyunga. Ndabyuka Vava nigeze kumubaza ndamaze se Dr. M umukundira iki icyo sinjya nkibagirwa ati ntubona ukuntu usigaye nambara urabyibuka ngo tujye tujyana muri chic ni chic ni mike sinzi ni haraza chic mu mujyi ni za downtown ngo akamitiramo imyenda ukuntu ndabatse iyo myenda usigaye bambara udukoti turi kuri taye jipo z'amadurate ati niwe ati turagenda akambwira ngo ndashaka kwambara gutya ati ibyo bintu byo kumbwira ngo ndashaka kwambara gutya ati ndabikunda. W'ikintu utajya yibagirwa kuri Vava ujye umukumburaho muri no minsi ni iki? Ni byinshi ni byinshi ibyo rero n'utudukomo nambaye bura ntimuzigera mubona twavuyemo niwe watunguriye. Urumva rero iyo nurebye gutya mpita mwibuka. Urumva n'urwibutso nyine yansigiye cyane byinshi yansigiye byonyine no kuba twicaranye gutya kano kanya gutya byonyine gusa icyo nacyo ni ikintu yansigiye. Gusa urumva namwibagirwa mpereye ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu mbivuga no muri iriya ndirimbo namukoreye ni uvuga ngo story yacu ni story yameze nk'iyaba Romeo na Juliette yameze nk'iyaba Jacques na Rosa mbese nayirenze muri makeya kuko izo ni za kera twebwe yari story y'ubu ngubu nubwo wenda byarangiye nabi byarangiye umwe agiye unasigaye. So ni story mbese yizweho commentaire nyinshi ni inkuru iri tragique ni urukundo ariko rurangira nabi ntabwo rurangira nabi rurangira nyine umwe atuvuyemo bibaho ni inkuru ziri tragique bibaho cyane. Twe tukiri ikibogora muri cyagiye mujya gufata ikiganiro yego ni ukuvuga nibyo navugagaho kiriya kiganiro cyamubereye imbarutso yo kugira ngo abone ijuru. Aho hantu reka amasobanuro mu ubu buryo ni ukuvuga ngo k'umusaraba igorogota Yesu igihe ari ku musaraba ari kumwe na bya bisambo bibiri hari igisambo gikuru aricyo Baraba hari n'igisambo cyoroheje kiba nk'ibirayi kiri aho ngaho kiri ku ruhande
nacyo cyabambanywe na Yesu. Noneho cya gisambo cyoroheje kita kibwira Yesu, cyamubwira ati ngikize natwe dukize, ngo si wiyita Mesiya, ngikize natwe dukize. Kimwe cyo hirya ari nacyo cyari ruharwa, cyo kita gica bugufi, kiravuga ati data wowe urazira ubusa, ariko twe turazira ibyaha byacu, njyewe rata nugera mu ijuru uzanyibuke. Yesu yahise amubwira ati iri joro turarana muri paradizo. Ibyo mivugiye iki? Ni ukuvuga ngo icyo gisambo ruharwa cyakoze nyine amabara menshi, ariko kano kanya cyicaranye na Yesu muri paradizo kubwo kwihana ku munota wa nyuma. Nibyo ndi kuvuga, nibyo ndi kuvuga. Na Vava yihannye ku munota wa nyuma. Ibyo yaba yarakoze, abo yaba yarabwiye nabi, yabasabye imbabazi muri rusange. Yarababwiye ati ubona hemukiye, yabona abwiye nabi, yabona akoreye nabi, yabona agize ute, mu mbabarire, kandi n'Imana yo mu ijuru imbabarire. Ngo nzi neza niyo naba ntashye, ngira ngo icyo kigano waracyumvishe, niyo naba ntashye nzi neza ko nta kibazo mfitanye n'Imana. Yesu abivuga gutyo, ngo nzi neza ko nta kibazo mfitanye n'Imana, nanataha nta kibazo, kandi nzi ko Imana izanyakira, namwe mu mbabarire ibyo nabakoreye byose. Iryo jambo ryonyine, iyo entre parenthèse yonyine, ibyo birahagije ko kano kanya yicaye mu ijuru. Kano kanya yicaye mu ijuru. None se mujye gukora cya kiganiro, wowe wakekaga kubera ibintu byabaho, utubwije ukuri gute? Wakekaga ko ibyo avuga byabaho, ko yapfa? Yaramaze kuba insura inshuro zigera nko mu 8. Nkamubaza se ni ikihe kibazo, gusa akambwira ati njyewe Imana yagiye ibinyereka mu nzozi, ndabona rwose nshobora kutazagaruka. Nicyo cyonyine yabashe kumbwira, ambwira ati Imana yagiye ibinyereka mu nzozi, nicyo cyonyine gishobora gutuma nagaruka. Ikindi mbere yuko amanuka Ikibogora, nicyo nashaka kuza kuvugaho n'ubundi. Mbere yuko amanuka Ikibogora yarambwiye ati nkeneye kumanuka Ikibogora, ariko mbabara tujyane. Ndamubwira turabizi ko niga, urabizi gutya na gutya, cyo koze reka ngushakira uwo muri bujyane. Ndamushaka, barajyana. Noneho arambwira ati ariko impamvu we nagushakaga nuko ntizeye abantu bahariye. Cyo kintu mucyumve neza. Ntago yizeye ngo abantu bahariye. Ndamubaza se kweri utizeye abantu bahariye? Arambwira ati abantu mu cyaro bararoga, bashobora kungira nabi kuko mfite y'abanzi benshi, bashobora no kunduka. Iryo ni ijambo yanyibwiriye mbere yuko mutegera ngo amanuke. Ajya no gupfa muri ya minsi 4 yamaze yarakize. Nuva kuri 23 yari yakize. Murebe n'ikiganiro nakoreye kuri Big Town, yaraduhamagaye turi mu kiganiro, anantungu yarambwira ati nakicyo gihe mama Sheri wa ndi ukunda kuzano, yari yamushyiriye akabuto ko muri Nyungwe, arakira burundu neza biranarangira rwose. Twagariye hafi nk'amasaha 3, ambwira ati ngiye kubanza njye mu rugo mare y'icyumweru, nzabona kuza i Kigali nyuma. Ebana ba bantu bose bagiye bakubwira nabi bose nzaza mbaguhera Ikinyarwanda. Gutyo yishimye, byarangiye nyine yakize. Nibwo yese avuga ati agiye kwacumbitse hehe, kwa mushiki wa Jay Polly. Avuga ati okay nta kibazo, ubwo wenda gutegereje icyumweru ndigishira nta kibazo. Ariko bari bamuhaye transferi yo kujya gukora check up. Ira yari nka check up, ntabwo yari kuvuga ngo nuko yari arwaye oya. Ni kwa kuri nanjye nshobora kujya gukoresha check up y'umubiri wose bisanzwe. Barebe niki cyatuma agira ibibazo. Agira ibyo bibazo yari arwaye. So ageze yamaze iminsi 3. Ku munsi wa urumva twaravuganaga buri munsi. Umunsi wa mbere tuvugana nkuko igihe cyose twavuganaga saa 3 z'ijoro, ubundi yabagaze kagomba kuhitamo amagara cyangiye ngamuhamagara. Yarangije kurya cyase nanjye ndangije kurya, tukaganira nk'amasaha 3 cyangwa 2, ubundi tukabona kuryama. So ku munsi wa 3 rero nibwo yampamagaye ndi kujya mu mujyi. Arambwira ati Dr. nyine avuga ijwi ritava mu kanwa. Bitandukanye n'ibya mbere. Bitandukanye na bya n'ibyo kurwara. Bitandukanye na bya n'ibyo kurwara. Yavugaga nk'umuntu uri gucira inkonda cyangwa se nk'umuntu bahumanyije mu bwonko, bivuge mu ayo magambo gutyo kugira ngo bashe kubyumva. Amwe Dr. Jimmy wambabariye ukaza kano kandi ndamubwira ati ndi Kigali kugira ngo ngere aho ngaho urumva birasaba amasaha ngahe. Yewe ndaza gushaka uburyo bwose nza kuzinduka mu gitondo ntegiye saa 3 byibura mugereho. Ubwo bwa rugambera bimbwiye, ubwa kabera rongera amamagara cemo nk'amasaha 2, ubwa gatatu yarampamagara bigeze nko mu masaha 12 ku munsi wa 3.
mbere y'uko apfa, wari umunsi wa nyuma mbere y'uko apfa nyine. None icyo gihe nahise mpamagara witwa Mama Bebe. Mama Bebe wo muri Amerika. Kandi Imana imumugisha nawe yaradufashije bihagije. Ndanamuhamagaye ndamubwira ati uzi ko Vava ari kuvuga nk'ubu buryo ko numva bameze nkaho bamuhumanyije, ko numva nazi uburyo ijwi riri gusohoka. None uretse kano kantu ko nkavuge, ubu mukobwa wari umurwaje sinzi uwo ari we, simvuze uwo ari we, sinzi uko bimeze. Wundi wanyuma nyine wari uri kumwe nawe icyo gihe, ari nawe nkeka ko yashoboraga kuba yarasohoraga na turiya video twango yariyenga amafi. Ibaza amafaranga n'igihe yamwoherereje, ambwira ati nakize, ndashaka kwiyondora. Ndamubwira ati rero ikintu kigira intungamubiri nzi ni agatoki koroshye hamwe n'ifi. Mpita mwohereza ayo mafaranga, arabigura bisanzwe. Urumva? Noneho umuntu wari umurwaje we yatumye ahita azagaruka muri ako ka video bafashe nyine, abo baba kontre banje nyine bo mw'icyo gihe. Uwo muntu yahise azavuga ati ngagapapuro ngo nanditseho ngo ibyo mwanumye ngo nagataye ngo ni mungere mu bimbwire. Kumbe yahise ashyiraho record kugira ngo abifate bongere babisubiremo. Baba yambwira ati nakubwiye yewe n'ifi n'igitoki gutya na gutya, kugira ngo babashinyaguze nyine babyuririreho ngo umuntu nguri mu bitaro ngo urya 50, ngurya amafi ya buri munsi, ngurya ibiki, ubwo ngo niyo mpamvu ngo bari guskaminga abantu, ngo bari kubasaba amafaranga, ngo nibiki nyine bagiye babyuririraho cyane. So uwo muntu rero wakoraga ibyo bintu, uwo muntu uwo nguwo niwe uri included, uzi umuntu waba yarahumanyije Vava, kuko Vava yahumanyijwe mu mata bamuhaye k'uwo munsi wa gatatu ari kwa mushiki wa Jay Polly. Ayo mata na mama we yambwiyeho nikomereza. Uko niko kuri niko byagenze. Nuvuga ngo uwamurangije nuwo hafi hariya. Noneho mama we impamvu yanga kubivugaho kuko urabizi ko ubundi njya kimamagara bwa mbere yahise ambwira ati wa mugoma aramwirengeje gutyo. Noneho nyuma ndiyo atambwira ati by'uburozi twe tubyihoreye, kugira ngo nawe kubera bahariya niki azi n'uwo muntu niki nawe bitamugeraho kandi adafite ubushobozi nawe bwo kujya kwirogoza cyangwa se bwo kujya mu myuka mibi kugira ngo amurwanye. Ubwo bushobozi ntabwo afite kuko yifitiye ubushobozi bwo kwisengera Imana, ntabwo bira bintu yabyijandikamo. Niyo mpamvu yese avuga ati mwihe mwiceceke n'undi byarangiye ntituri umugarure. Abana 5 bose baragiye, abana 5 bose baragiye, asigaranye 2. Urumva yarabimenyereye. Yavuze ati rero mubyihorere. Ni nago yese azatanya kuvuga ati iby'uburozi mubyihorere ntabihari, ariko ukuri nuko nguko, ukuri nuko ari uwamuhumanyije. Mama ndabyuka yambwiye ngo bankoza haryoshye cyane, bankoza haryoshye nta kundi. Ngaye ngo man bino bintu birabaje pe, birabaje cyane. Ni inkuru mbi y'umukobwa wacu Vava, ariko wabikoze ni uri no kutwumva umve kuri umugome, uri umushinyaguzi. Sinzi uko byagenze, ibyo marozi simbihamije, ariko bibaye ari byo wadukoza 100%. Ntabwo nubwo wavaho igice kimwe, oya ni 100% niko byagenze. Gusa icyiza Vava Imana yamwihereye ijuru. Buriya wagira amahirwe yabona ijuru niyo byaba biciye mu nzira uko yabimeze kose, ariko wibereye mu ijuru bitwaye iki? Bavuga ngo yaruhutse imiriho n'imihate y'isi. Yaruhutse mu ijuru yumve ko tuzamuberaho atari. Uyu munsi ndashaka kuwushimira uyu mutipe Dr M, mwamuteye amabuye ariko yafashe iya mbere arambwira ngo nta kintu gihari cyo kugira ngo nta kintu gifatika cyo kugira ngo ibintu bijye ku murongo Vava tumuherekeze neza. Dr M niwe byaciyeho, arampamagara. Nari ndi kwa muganga icyo gihe, nari ndi kwa muganga narayemo, ubizi arabizi, ari impamvu ndabigenza gute. Gusa nijoro nkibyumva nese mpamagara Julienne, kuko numvise bivugaho avuga ngo nta sanduku niki gutyo. None ndamuhamagara ntiyanyitaba. Nashaka kumubaza bimeze gute, isanduku ikenewe nangahe ngo njye nyatange ku giti cyanjye. Urumva mu gitondo uza kumpamagara I think ko mu masayine
nko mu masaha yine uza kumpamagara umbwira uti biragenda bite ko mbona ibintu bitari ku murongo, nta sanduku nta ki, navuze ngo nta sanduku kuko wari wabimbwiye gutyo, sibyo? none abantu baza kubyura bavuga bati ariko ni gute bavuga ngo nta sanduku yayitanze? ni ukuri ko Imana n'imbere y'Imana irabizi. narinzi ko ngiye gutanga ku giti cyanjye amafaranga yo gushyinguza Valentine, ngashaka isanduku kugira ngo ashyingurwe neza. narinze mvuga ngo ngiye kuri social media mumpe amafaranga n'iki byose, urumva? nawe urampamagara, ubwo umpamagaye nuko kameme hari ikibazo gikomeye, nuko nta kintu gihari. duhita dukora iriya fundraising, abantu batanga amafaranga ageze muri miliyoni irenga, dutanga 700,000, hari andi asigaye banongeyeho ageze kuri miliyoni 2,189,000. ayo mafaranga niyo tugezeho yo kugira ngo ndayavuze kugira ngo twubakire uriya mukecuru. ayo niyo mafaranga mbitse yo kwa Vava. anytime nzakubwira icyo gikorwa gisozwe. uyu mugabo Dr. M niwe byaciyeho, niyo mafaranga kugira ngo aboneke ni communication yiwe, kuko niwe wari uri hariya njye ndi kwa muganga, na mama tuza kuvugana byose, arambwira uko bimeze. Dr. M byose byaturutse kuri uko kwitanga, kuri uko kumuba hafi. nushaka no kuvuga kumuherekeza uzavuga ko ntacyo utakoze. you did your best, byanze bikunze ntacyo utakoze. iyo utahaba ntabwo biba byaragenze kuriya, ntabwo aba yarikijwe kuriya. Imana ibigora umugisha, kandi naho wicara niba no gukomeza ubabara urira ugira gute, nibyo kurira twese bitubaho amarangamutima akazamuka. agiye buriya nawe mfite Sheri de Paul, nawe mfite mu Kinyarwanda tuyita urumeza. nawe mfite urumeza, nyine urambwira afite urumeza rukaza nk'uti kubera iki, wumve ngo wakoze byose, kandi Imana yabaye mu ruhande rwawe. yitaba mu ruhande rwawe uyu munsi baba bagutuka, baba bakuvuga nabi ko ari wowe wamwishe, atari nawe. nuko ugira gutya umukorera indirimbo, ariko tutajya kuri iyo ndirimbo, yewe hari akarimbo numvise, sinzi niba ugafite. numvise na gitari n'iki egereza ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu, nahawe icyubahiro. ubu ntegereje yuko azijyana mu ijuru, aho n'ibishimwe bye rizaba rikwiye, maze guhanagurwa amarira yose, sinabura gushima. Haleluya. nibo kandi abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu, nahabwa icyubahiro. niyo ngiyo, iyo niyo ndirimbo njyana mu ijuru. Mana we, ino ndirimbo nariyumvise, man, umutima wanjye urababara ku buryo utakumva. ati Vava, Mana yanjye, Vava hanze ya bya bindi mwabonaga by'amapranka birimo gutukana n'ibindi, kugira ngo namuhamagara nkabaza Vava biriya ni ibiki uriho, ngo biri pranka baba banyishyuye kenshi nuko yansubizaga, sibyo? bitari bya bindi wenda byo gutukana byabayeho bitari byiza, byo byari ukuri. Vava ntabwo yashoboraga kuza ngo atukane cyangwa ngo agire ikindi kintu kibi akora. icyo kintu ntakimwubahiraga, yarakinyubahiraga. Mana sinzabyibagirwa, icyo kintu sinzakibagirwa. akivuruguta mu bindi ariko yagira ngaho akavuga ati oya, hano ntabwo ushobora kuba nahakora ikindi kitari cyiza. Vava niba ari umuntu nzakumbura, Vava bamo. ndabyibuka yitaba Imana, nkibyumva nawe utekereje ntabwo bishoboka. Vava apfa gute muri Faisal? ndavuga ntabwo bishoboka. Man, mbonye ari byo, gusinzira byarananiye. naho sinzira rero mbona dukumwe na Vava gutyo,
aho mfatiye igitotsi nko mu masaha 9 byabaye mu nzozi zavava uriya musi wari umeze gute? nagize trauma mbyite gutyo, nagize trauma cyangwa se depression yo ku rundi rwego kuko byananiye kubyakira. Byananiye kubyakira gusa, ariko nanone nanjye nakomeje kutabyiyumvisha ko byabaye. Kugeza ubwo ahantu ubundi iyo shusho n'ingarukamo nkenda no kwiyahura mbivuge gutyo, kugeza ubwo namubonye, ubwo nari kumusezera mubona aryamye mvuga ntabwo biba. Mbwo ntabwo bibaho, ndavuga ibintu nibyo koko cyangwa ntabwo ari byo. Mbere nari narabasha no kuba wenda navuga ati, numvaga nyine nikizemo mvuga ati buriya bishobora kugira gutya kongera akagaruka uko biri kose byanze bikunze, ariko naramurebye bitamahamuka. Njye nta kintu mfite cyo kuvuga pe. Akundi tu gusa yumva ko ari igihe cyo kumwibuka, tumwibutse, nabyo byari bikenewe. Dr. M Cameraman. Nakundi. Nahise ko niyakiriye, ariko kwiyakira byaranze kabisa. Ni ibintu biba bigoye, n'ubuzima bugoye, kumenyera kino kintu biragoye. Kugeza aho na Vava yitaba Imana, nabyemye nyiri kwitabye Imana, akatugwaye ubundi kuki turiho. Icyo kintu cyangarutsemo ni izina ry'Imana, havuze nti Imana numfasha kwakira bino bintu ko Vava yapfuye, n'ibindi bimenye nzajya mbyakira, kuko Vava yarambabaje pe. Vava yarambabaje, sibyo? Vava yarambabaje ku buryo nahise nibaza kubera iki, kubera iki sundi namumenye. Nicyo kintu nahise nibaza kuki namumenye. Vava ibyo uvuze, ngewe ikintu nahise nkuramo, ahubwo nahise menya ko iyi si tubamo twaje kwikinira filime y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iba yicareye mu ijuru na Yesu n'abamarayika, bo bari kwirebera filime ku isi. Kuko ibiba byose ni ibintu byanditswe kera, kuko byanditswe muri Bibiliya. Ngira ngo Yesu aza yaje gahunda yose yaraplaninzwe, byararangiye, nka type wa filime wenda mbivuge gutyo. Yaje byaranditswe, ndetse no ku munsi azapfira wowe yarawuzi, ndetse n'uzamugambanira yaramuzi. Ni nayo ntumwa ya mbere yabanje kugira ute guhitamo, ari we Yuda Iskariyoti. Ni nawe wari umubitsi we, niwe wari inkoramutima ye ya hafi cyane, ariko yarabizi neza ko ari nawe uzamugambanira. Muri rya joro ryo kuwa gatanu, igihe basangiraga ya sapa ya nyuma, nibwo Yesu avuga ati, mu bo turi kumwe hano harimo umwe uzangambanira. Ngo kandi aho turi buhurize ku meza, ngo niwe uzangambanira. Akibivuga bita biba gutyo koko, bahita bahuriza ku itasi rya joro nyine bari gusangira umugati n'intuza na divayi, bahita bahuriza ku itasi. Ariko ntiyabihindura kuko byari umugambi w'Imana kera, ntabwo we yari kubihindura. Urumva yaranayimubwiye, amubwira ati ni wowe ugiye kungambanira. Urumva, kandi si yamugambaniye ngo nuko amwanzi, icyo nacyo bacyumve neza. Ibyanditswe ni ibyari byaranditswe, ni filime y'Imana, ni filime. Niyo mpamvu ubuzima tubamo ni movie. Imana ifite impamvu yamuje na Vava, izi neza ko wenda igihe runaka tuzaba tutakiri kumwe. Yo ni filime yari izi, ni ibintu mbese yari izi. Izi mpamvu navutse gutya, izi mpamvu uyu munsi ndi gukora, nicaye kuri hano kuri no ntuza, nabyutse mu gitondo, gahunda ari kuvuga ati nta yindi gahunda, uvuga ngo ngiye kuza hano. Urumva, ibyo byose Imana yo yari ibizi, nta na kimwe cyitungura. N'uburyo nzapfamo cyangwa se uburyo nzatahamo njya mu ijuru, nabyo irabizi. Dr. M, ndashaka kubaza ikibazo nakundaga kukubaza, awaza ngo Vava uramukunda? Twasozaga ikiganiro icyo kintu nakikubajije, Vava uramukunda? Iki si cyo ngiye kukubaza. Vava wamukundaga gute? Vava namukundaga urukundo rukomeye cyane, by'abandi bo batashobora kwiyumvisha nyine.
ngiye Vava namukundaga nk'umuntu mbese nk'umuntu tuzabana sibyo mukunda biri serious biri seriye ijana ku ijana. Bya bindi byarese ko mwagombaga kubana. Byari serious ko twagombaga kubana. Twe twanapanze mu kwa 12. Ibyo byo ndabyibuka. Anyita Papa Edeni mwita Mama Edeni. Yego. Urumva rero ntabwo mwajya ku rugero rw'urwo. Ndeka uyanga nkubaze kire kintu. Umuntu numvise vuga ngo nige mukunzi wa nyawe wa Vava. Uwe bite? Uriya mu mvugo nziza uburyo namuvugaho ni barusahurira mu nduru kandi niba bigiye kwirimba. Ibaze byonyine ibaze gutinyuka gutyo. Ubwo urumva byonyine yaranamufitiye n'urukundo na rukeya ahubwo. Umuntu uri kuki sata ko reba kugira ngo muhere bizu kuntuza hano kwa Jerry Babazi hano. Icyo gihe katagaragaye ngavuga ati kubera icyo umukunzi wanjye umuhaye bizu. Yarananiwe guhura n'abanyamakuru ngo bamukoreshe ibyo biganiro cyangwa se ngabimbwire ngewe. Ni ukuvuga ngo we yaraje guprofitira mu nduru nyine muri cyo navuga. Vuga ati ntiyigeze nkunda ntiyigeze gusa icyo nzi nuko hari indirimbo yakoreye muri studio ye. Ako kandi kuko nyine kabayeho. Kabahuje. We rero ahita avuga ati kuva twarahuye yaraje nkamukorera indirimbo ninza mvuga gutya iyi ndirimbo nakoze iri buze kurebwa. Yaranarebwe ifite 8,000 gutyo. So urumva we yari rusahurira mu nduru nyine ni n'umushinyaguza ahubwo kuza umuntu yitaye hejuru yukaza uri kuvuga ibintu nka biri. Ubwo se urumva harimo ubumuntu nta bumuntu burimo. Yavugaga se ngo byunguriki. Yunguriki abantu se ibaze. Gusa je iki kijogena yatumye akahinda kaniyongera ndavuga ati nk'uyu muntu undi giye agahinda iyo ngize agahinda kenshi umva mitsinzi mitanituriza nyine tu buri cyo nakora nk'abana nabuze icyo nakora buriyo ngira ubushobozi nayo kumukubita nk'urushyi rwiza cyane ati nkawe byiburi bivuga haciyemo basi nk'icyumweru ukaza kwenda kunuza ukahita uvuga ati ngiyewe gutya na gutya nta kibazo kuko uwo munsi hejuru ye ikintu gitangaje navuze se nuwo mu cyaro se yarahafite none uwo mbwiye ko afite aga studio kiyo ngiyo kakoraga mu cyaro yo ngiyo aho ngaho muri za Ruyenzi nyuma. Niko rero hari indirimbo yakoreyemo we na Emmy. Emmy niwe wamujyanye aho ngaho bakora indirimbo irarangira imwe noneho nyine urumva baziranye mu ubwo buryo gusa tu. Kandi ikindi yajyaga Vava ubwe yajyaga yivugira ati ngewe sinakundana n'umusore ugira ibintu by'ibidread cyangwa wipfumuje. Umutipe ndamuzi. Twigeze gukora ikiganiro na Vava. Ari nka producer we. None Vava ni wambwiye icyo kintu uvuze nyine. Abo toya abiyakana kwikama ibyo byo rwose ndabyibuka. Abiyakana kwikama ati nge ntabwo nakunda umuntu ufite amadread. Urumva we nyine yashakaga wenda kumuplankinga ngo baze ngo wenda ngo bamutwikire ngo nibiki nibiki. Ariko Vava nyine arabyanga. Kuririmba ariko ntabwo afite amadread. Yarayafite. Yafite amadread. Yarayafite butoya butoya. Yego. Ndumva mwibutse niba ari uwo nguwo. Ni uwo nguwo. Uyu munsi rero wamukoreye indirimbo Vava yo kumwibuka. N'indirimbo yitubwireho yamaze kujya kuri YouTube. Ndayishyiraho nimugoroba kuko navuze ati uri buze kuyimpiningira reka nze kuyishyiraho ari uko ikiganiro cyamaze gukorwa. Ni indirimbo yitwa uko niko yansize. Uko niko wansize, niko wansize, why you had left me yo, my shorty love. Uko niko wansize, niko wansize, why you had left me yo, oh mi amor. Reka tuze kuyipininga uko niko wansize. Indirimbo nziza nge nayumvise amaze kuyinyumvisha uze kwireba nawe uciye kuri ino link tugiye gushyira hasi muri commentaire ya mbere ubundi uyumve niko kwibuka Vava niko kuha agaciro Vava ndetse n'urukundo rwe na Dr. M. Dr. M tugana ku musozo. Uyu munsi uri umusore muto urafite gahunda na Vava ku by'urukundo ujye ubitekerezaho nibyo ndabitwa kiri kare si byo gutekereza ngo ndashaka undi gute nk'ibyo bitekereza umuntu bita uvuga ati baye dessus ugasanga ibintu bitangiye kumucanga wowe bimeze bite ku byerekeye n'urukundo
ntabwo nabona umuntu nkunda uko Vava yankundaga cyokora wabonetse pe nta kibazo unkunda nk'uko we yankundaga ko ngiye nkunda umuntu nkunda kuko iyo umuntu ankunda nanjye biranyorohera kumuhereza rwa rukundo ni ukuvuga ngo urabona iyo umuntu agukunda agufitiye urukundo nawe usanzwe urwifitemo rwa nyarwo kurumuhereza bitabyoroha gusa ntabwo nshaka ba bantu nk'uko wenda Vava yabivugaga aba Madrid ngo n'ibiki ntabwo nkunda amaslay no ndi umukobwa wiyubashye wambara akikwiza usenga utuje dushobora kubaka urugo nyine rugakomera ubu njye niwe nkunda ntabwo nkunda abandi b'amaslay baba slaying kwa kundi kunda kufata ku kaboko sinzi impamvu nyine iyi shusho yawe nakunda kungarukamo n'ubu twicaye nyine kwa kundi kunda kugufata ku kaboko ndafata kariya kantu ni hatari kabisa iyo kwibutse nyine urumva ni ibintu bigoye byanze bikunze byarakoroheye kujya mu biganiro utamufite ni ikibazo nabyo ni ukuvuga ngo yampaye byose kabisa singiye kubivuga babyumva abantu babyumve Vava ntacyo atampaye ku iyi si mu gihe cye twamaranye yampaye urukundo rurenze yampaye ubuzima yampaye bivuge gutera yampaye inshuti nyinshi yangaruye muri industry urumva nayo imaze igihe ndi Kampala urumva niwe wangaruye ubundi mu gakino mbese muri makeya urumva nibyo navuze ati no kuba nicaye aha no kuba ndi gukina filime ahangaha gutya ni ukuvuga ngo ni Vava wabikoze Imana niwe yaciyemo uyu munsi nkaba ndi gukinira filime gutya nyine nabyite kuko ari filime mu kiganiro ya filime y'Imana ariko ni filime y'Imana kubera Imana yifitiye amakamera menshi reba aya madrone y'ibisiga n'ibikona bira byose biri gukamera ni filime tuba twibereyemo ku isi icyo kintu abantu bakimenye ko ari movie tubamo ubuzima bwose tubamo ni movie gusa kabisa reka tunagane ku musozo w'ikiganiro tugushimire kandi tunagukomeze muri bino bihe njye naragushimira ko icyo gikorwa wakoze cyo kumpamagara ukangira icyizere ukumva ko nzabikora uko twabikoze icyo ni ikintu nacyo nkubahira kandi ngushimira thank you so much warakoze Imana iguha umugisha kandi ibyo wakoreye Vava uzakorerwe ibyikubye ibyiza wamukoreye uzakorerwa ibyikubye ariko mu gihe ukiri kuri ino sipana wapfuye Imana iguha umugisha Dr. M kandi ukomeze ubuzima ukomeze ubuzima ubeho Vava aho ari nyine yaragiye yari mu ijuru nicyo kinkomeza ko ari mu ijuru bigukomeze ubeho ubeho kora umuziki iyo mpano yaguhaye kongera kugira urwo rumuri ukamenyekana tukumenya uyikoresha ibyaza umusaruro ntuzime ntuzime icyo ukora ugikore niba ari production niba ari indirimbo ubikore neza thank you so much ukomeze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye Imana iguhe umugisha thank you